ni ibyemezo by'inama Minisitiri Edouard Nsengiyumva yatangije igikorwa cyo kujya gusura inganda zitandukanye zituye mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba yagiye mu karere ka Nyagatare, akaba yasuye uruganda rukora amata y'ifu, akaba yasuye n'ibindi bikorwa bitandukanye mu turere dutandukanye tugize igihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo rero minisitiri mu kazi kiwe atangiye gukora, cyangwa mu kazi ka mbere atangiye gukora, umunyamabanga wa leta akaba yitabye Imana ku myaka 73 y'amavuko, ndetse bakaba bamwita Joseph, wabaye umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri mato ndetse n'ayisumbuye. Akaba yarabaye umuyobozi wa koperative Umwarimu Sacco. Joseph rero akaba atabarutse ku myaka yiwe 73 y'amavuko, ndetse ntago hamenyekanye icyamwishe, nimba yarishwe n'izabukuru ntago cyamwishe kiramenyekana, ariko Imana imwakire mu bayo. Bivuze yuko rero yatangiye, cyangwa batangiye umuhango wo kumushyingura. Bisobanuye yuko rero uyu muyobozi yayoboye neza. Ubwo ndagira ngo mvuge byinshi kuri we, cyangwa mvuge ibyo yakoraga, ibyo yarashinzwe, ese ubu yakoraga iki. Niyo mpamvu nanjye ndano kugira ngo mbasobanurire, nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Je mugiye kubana, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakongo. Nkaba ndi kuvuga ku rupfu rwa Joseph, wabaye umunyamabanga wa leta, akaba yitabye Imana ku myaka yiwe 53 y'amavuko. Rwose uyu mugabo yari indakemwa, yari indashyikirwa. Uyu mugabo yakoraga akazi ke neza. Nongera kubibutsa yuko yabaye umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri mato ndetse n'ayisumbuye, turavuga primaire, secondaire ndetse na kaminuza. Bivuze ngo ni ibyiciro bitatu by'amashuri. Akaba yarabaye n'umuyobozi wa koperative Umwarimu Sacco. Bivuze yuko rero akazi ke yagakoze neza kugira ubwo atabarutse, ndetse atabarutse akuze, ariko ntago icyamwishe kiramenyekana, nimba yishwe n'izabukuru cyangwa hari ibindi bintu byamwishe ntago turabimenya. Bivuze yuko rero nashaka kubabwira yarabaye hate muri society nyarwanda, yari umuntu witwara gute. Ni ukuvuga ngo yari indakemwa, ndetse abaturage bamushimaga ni mu gihe yatanze uburezi, cyangwa yatanze icyo yagombaga gutanga, ariko tukaba tumusabira ijuru kugira ngo Imana imwakire mu bayo. Uyu musaza rero akaba yari yarakuwe ku nshingano, yarahawe izabukuru. Bivuze ngo yarari mu zabukuru, bisobanuye yuko rero yahembwaga adakora. Umuntu wese bashyize mu zabukuru cyangwa bashyize mu kiruhuko aba ari guhembwa nta kintu akora, ariko bivuze ko hari izindi nshingano abakora zimwe na zimwe. Bisobanuye yuko rero uyu musaza Imana imwakire mu bayo, yari indakemwa, yari indashyikirwa, ndetse natwe twamukundaga nk'abanyarwanda. Nk'uko tubizi, yagendaga atanga speech kuri stage zigiye zitandukanye, akavuga ijambo tukaryumva nk'abanyarwanda cyangwa nk'abaturage. Ubwo rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera. Ubwo turaza kugaruka kuri Minisitiri w'Intebe Edouard Nsengiyumva, ubwo yatangiye uruzinduko rwe mu turere dutandukanye tugize u Rwanda. Akaba yaragiye mu karere ka Nyagatare gusura inganda ndetse n'ibikorwa by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Bivuze yuko rero aka niko kazi ke ka mbere yaratangiriyeho kugira ngo amenye uko byifashe. Bivuze ngo yatangiye guhura n'abaturage mu turere dutandukanye tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bivuze ngo rero andi makuru turaza kuyarambura mu kanya. Reka nanone twikoze mu karere ka Karongi, ubwo umuyobozi w'umudugudu yakubise abaturage, ndetse umuyobozi w'umudugudu ubu ngubu akaba yatawe muri yombi azira gukubita abaturage. Mana y'isi n'ijuru, aba bayobozi b'imidugudu se batangiye gukubita abantu. Bivuze ko rero umuyobozi w'umudugudu yagiye kwishyuza amafaranga y'umutekano, asanga umugabo yaragiye kwishyuza amafaranga y'umutekano yasinze, yanyweye inzoga, birangira mudugudu arangije akubita uwo mugabo. Uwo mugabo nawe arangije aramwishyura, bararwana cyane. Ni bugiye rero mudugudu yagiraga umujinya, arangije aramukubita, aramukomeretsa. Mudugudu nyine aramukomeretsa. Urumva umuntu wasinze abarwana nk'uyihambira. Mudugudu rero akaba yatawe muri yombi akurikiranwe icyaha cyo gukubita umuturage agiye kumwaka amafaranga y'umutekano. Mwakoze gukurikirana Kidasamura TV Rwanda, ngewe nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Wowe wakoze subscribe, uruwa gaciro, ibyo tugezeho nawe tubikesha. Rero iyi nkuru ya mudugudu mu karere ka Karongi ndaje nyibasobanurire. Ariko niba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera, ibyo tugezeho nawe tubikesha.
tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Imana ikurinde, iguhe ubuzima buzira umuze, iguhe n'umugisha, ndetse nta kindi kintu nabifuriza atari ukuvuga ngo Imana ibandindire koko.